mu karere ka Kayonza aho hongeye kugaragara amahano ateye ubwoba, aho abana bataye amashuri basigaye bakorerwa ibintu bibabaje kandi birimo biragarukwaho cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, birimo birakorwa n'abagabo bo muri ako karere babikorera abo bana bataye amashuri. Ese ibyo byazamuye uburakari bw'abo babyeyi byatumye batabaza ubuyobozi, byaba ari ibihe abo bagabo barimo gukorera abana babo bo muri ako karere? Ese ayo mahano akomeje kuzamura uburakari bwa benshi yaba yabereye mu kahe gace ko muri aka karere ka Kayonza? Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki? Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako bwakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru yazamuye uburakari bw'abatuye akarere ka Kayonza bitewe n'ibyo abana babo barimo barakorerwa n'abagabo bafite imyaka iri hejuru cyane, kandi ugasanga abo bana bari hagati y'imyaka 10 ndetse na 15. None abo babyeyi barimo barabasabira ikintu gikomeye. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo baragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje ikomeje kubabaza abatuye akarere ka Kayonza bitewe n'uko barimo baratabaza ubuyobozi ndetse n'izindi nzego z'umutekano nyuma y'uko abagabo bo muri ako karere barimo barakorera abana bari hagati y'imyaka 10 na 15 ibintu bise amahano ateye isoni. Ibyo byaba byabereye mu kahe gace? Abaturage bo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare batangaje ko bahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'abana bataruzuza imyaka y'ubukure basambanwa amanywa nijoro n'abagabo babaruta. Aba baturage bavuga ko ubu aba bana bato biganjemo abataye ishuri birirwa ku muhanda no mu tubari mu isantere ya Cyarubare, babyagera nijoro bagasambanwa n'abagabo bakuru baba birirwanye muri utwo tubari two muri ako gace. Barasaba ko inzego bireba zakemura icyo kibazo kuko babona kinongera umubare w'abandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Bamwe mu babyeyi baganiriye n'itangazamakuru mu magambo yabo y'ikiniga bagize bati, usanga harimo nk'abana bafite imyaka 13, 17 ndetse n'abafite imyaka 10 bose baba barimo. Nta muntu wakabaye indaya ataragira imyaka y'ubukure kuko usanga abo bana umugabo w'imyaka 38 adatinya gusambanya uwo mwana, ngo kandi muri abo bose nta n'umwe ufite imyaka 20 urimo. Undi muturage nawe waganiriye n'itangazamakuru nawe yagize ati, umuntu w'umugabo cyangwa w'umusaza ntatinya gufata umwana ngo amusambanye, kandi niba hari ikintu hano gihari ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi bamwe ntibafata n'imiti. Aba baturage bongeyeho ko inzego z'ibanze zibegereye zizaza zigakemura icyo kibazo kibahangayikishije, kuko nibataza kugikemura ngo ubwandu bw'agakoko gatera sida buragomeza bwiyongera umusubirizo. Umuyobozi w'umurenge wa Kabare Kagabo Jean Paul nawe yavuze ko iki kibazo atarakizi ariko ko bagiye gukurikirana kuko ibyo bishoboka nk'ahantu hari isantere.
uyu muyobozi w'umurenge wa Kabare Kagabo Jean Paul yagize ati twakurikirana tukamenya amakuru yabyo niba bihari kuko ntabwo byemewe guhohotera abana kandi ubifatiwemo tumushyikiriza RIB ariko kugeza ubu ntabwo twari tubizi ahantu hari isantere y'ubucuruzi birashoboka ariko ntabwo byemewe niyo baba ari bakuru ntitwashyigikira umwuga w'uburaya muri uyu murenge wacu. Ku kijyanye no kuba hari abayobozi b'inzego z'ibanze abaturage bavuga ko bagira uruhare muri iri hohoterwa, Kagabo cyangwa uyu muyobozi w'umurenge wo muri aka gace yavuze ko nabyo bagiye kubikurikirana kuko hari n'undi muyobozi w'umudugudu muri ako gace kuri ubu ukurikiranweho kwaka ruswa y'igitsina abaturage ngo abahe serivisi. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ku mibare y'ingenzi mu buzima bw'imibereho y'Abanyarwanda, Rwanda Vitally Statistic Report, yasohotse muri Gicurasi uyu mwaka igaragaza ko mu mwaka w'2023 abana bangana na 4.5% b'abakobwa mu gihugu bakoze imibonano mpuzabitsina batarageza ku myaka 15 mu gihe abahungu bo ari 10.1%. Muri abo harimo abagera kuri 75 bafite imyaka iri hagati y'10 na 14 babyaye mu gihe abatewe inda muri uyu mwaka w'2023 ari 19,406 biganjemo abari hagati y'imyaka 15 ndetse na 19. Umubare munini w'aba bana nabo mu byaro kandi biganjemo abize amashuri abanza gusa ndetse n'abize amashuri yisumbuye ariko atari ayo muri kaminuza ngo kuko ngo abo muri kaminuza bo baba baraciye akenge. Ubuyobozi buhora bukangurira abantu gukomeza kwirinda guhohotera abana kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi ko ubikoze wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde.